Yes, ni wa muhigi wanyu nk'ibisanzwe ikiganiro ni The Hunter Show. Kanda like ndetse ukore subscribe, ukore share ahantu hose kugira ngo tujye dukomeza tubane mu biganiro byinshi tugenda dukomeza tubagezaho nk'ibisanzwe. Muraza kunyemerera tuganire ku bastari babiri ndetse bari mu Rwanda bakomeye muri showbiz nyarwanda ndetse n'inyuma y'u Rwanda. Abo nta bandi tugiye kuganira kuri Bruce Melody ndetse tuganire no kuri The Ben. Nibo bantu b'ikitegererezo dufite hano mu Rwanda mu muziki kandi by'umwihariko no hirya no hino bameze neza cyane, bahagaze neza. Reka mpere kuri Bruce Melody. Bruce Melody agaragara nkaho ari umuntu ukomeye cyane mu muziki kandi ukora cyane. Kureba hirya no hino mu bikorwa agenda akora, mu buryo agaragaramo ugasanga ni ibintu bishimishije cyane, ariko tutitaye ko muri showbiz nyarwanda arimo aragenda asa nk'ukuramo ikirenge gake. Ibyo biri guterwa n'iki? Ibyo bishobora kuba biri guterwa nuko we na The Ben intambara bari bafite yabo yo muri showbiz nyarwanda ishobora kuba yaragabanyutse. Impamvu yagabanyutse ni iyihe? Kuko buriya iyo umwana akura ahanganye na murumuna we, umwe muri bo agera kure. Iyo urebye Bruce Melody wa 2014 ukareba na Bruce Melody ubu ngubu wa 2024 harimo itandukaniro cyane. Gukora byaragabanyutse. Sinzi uko bigenda mu bastari dufite hano mu Rwanda, niba uko bagenda bazamuka ariko barushaho kugenda bakora gahoro ntago mbizi. Ariko ikigaragarira amaso y'abanyarwanda ndetse n'ikigaragarira buri umwe w'umunyarwanda ukunda showbiz nyarwanda, ukunda umuziki nyarwanda, biba bigaragara ko hari utundi tuntu tumwe na tumwe umuntu aba ahugiyemo. Utwo nta tundi, turamanuka hano kuri Kigali Universe tukumvamo ijambo Bruce Melody, tukumvamo n'abandi. Abo ngabo twumvishemo hirya bavuga ngo hano Kigali Universe ni kwa Bruce Melody. Tayari akazi yarakimwe, asigaye nta umuziki ushobora kuba waragiye ku ruhande, ahubwo tugashyira imbere akazi ko kwamamaza. Ariko nibyo, kuko nibyo bitanga amafaranga, ariko n'umuziki abanyarwanda dukeneye kwishima, abanyarwanda dukeneye kubyina, tukidagadura, tukamera neza. Ariko tugiye tukareba hirya no hino rangaje ziri mu muziki wabo uko biri kugenda, byanga byakunda harimo ikintu kisa nkaho gikomeye kigundiriye cyane. Kuko ushobora gusanga amafaranga yo kwamamaza izo product za ba customer zishobora kuba zarabujije ibyishimo abanyarwanda. Bruce Melody tumuzi nk'umuntu uduha ibyishimo, tumuzi nk'umuntu utashobora kuba yamaraga igihe cy'amezi 5, 6, 7 adakoze. Ubu icyo gihe kiri gushira, kuko buriya rega hariya ira collab yakoranye na Shaggy ntago twayibara nkaho yakoze, tuyibara nkaho yaragiye mu gitaramo agasitara akagwa hasi. Niko twe tubibara nk'abantu bahari. Turasaba ko mwakongera mukagaruka mu ruhando nyarwanda rw'umuziki nyarwanda, tukareba tukishima tukabyina. Ejo ntago tuzatugera ngo tubyine za ndirimbo zanyu mwakoze kera 2000 na kangahe, izindi mwakoze vuba hanga dukeneye bishyashya. Reka uwo mureke, reka ngaruke kuri The Ben. The Ben we asa nkaho yasinziriye neza. The Ben we asigaye ameze nkaho umuziki nta n'ikintu kimurebaho. Cyakoze umwanya washobora kuba yarawuhariye gym, kuko nsigaye mbona yarakoze amaboko. Umwanya w'umuziki wo yarawubuze. Yabonye umwanya wo kwamamaza ziriya ni Fimbo harya, sinzi si Fimbo yamamaje, niwo mwanya ari kubona no kwamamaza izindi. Tukagaruka tukareba tugasanga uruhando nyarwanda rw'umuziki nyarwanda we yaruvuyemo byararangiye. Ahubwo twe twiteze kureba ngo se harakora iki.
nkuko natangiye mbibabwira ba bantu bahanganaga kera 2004 2014 nibo bantu dukeneye, nibo bantu dukeneye kugira ngo twishime, turebe twishimishe, turebe amaso yacu anyurwe. Hari icyo nigeze nsaba rimwe mu kiganiro cy'umperutse gukora, mbasaba ngo nimudutegurire igitaramo nkuko Riderman yateguye icyumba cy'amategeko, namwe mudutegurire igitaramo mukite uko mushaka, mwakita uko mushaka, mukatubwira ati twebwe nk'abafana tugiye kuza Bruce Melody na The Ben, turafata agatambaro k'umutuku kaba ka Bruce Melody, dufata k'icyatsi kaba ka The Ben, ariko tukaza tukamenya ngo abantu barahari mu muziki, ntago abantu bahengamiye mu kwamamaza. Bamwe bari muri Samsung, abandi bari muri za Fimbo, abandi bari muri Kigali BK Arena. Urumva ibintu byari vangavanze. Shiti yanjye mukorera amafaranga, ariko natwe muduhe ibyishimo byacu, kuko ni mutaduhe ibyishimo byacu natwe bizarangira turimo tugenda tubibagirwa gake gakeya. Ariko icyo nabivugiraga ni iki? Icyo nabivugiraga ni ibyishimo by'abanyarwanda barimo barareba showbiz uko igenda itembera. Kuko mperutse kugera za Gisenyi, ngiye kumva numva biragoranye kuba babaza indirimbo ya The Ben cyashya, biragoye cyane. Takuza Bruce Melody urakora, nubwo nawe usa nk'uwo dukwepeye mu kwamamaza, ariko urakora. Ibi mbivugiye kugira ngo nawe uhindukire urebe ikintu dukeneye, turagukumbuye, turahari, mwongere mugaruke muri ya ntambara yanyu na The Ben, mureke kuyiceceka, muyishyire habona. Kuko rimwe na rimwe hari igihe muzashiduka abana babazamukanye babakubisa amashoti mbere cyane. Barahari rwose benshi cyane, barahari ba Krisizi, barahari ba Ere, abantu barahari benshi cyane kabisa, biteguye gukora kabisa. Barimo baragenda bazamuka ku rwego rushimishije, kereka niba ari mwebwe mwabahaye uburenganzira kugira ngo bazamuke, mwe mugahagarika product zanyu mwakoraga mu muziki nyarwanda, mukagira gute, mukabyihorera. Kuko urebye mw'iyi minsi ntago turi kubona uburyo muri gukora, turi kubona publicité zanyu, marketing zanyu mu za Fimbo, University, aho ngaho niho muhigiye. Kandi turakenera ngo mude product nk'abakunzi banyu by'umwihariko. Ntago mushaka kutwereka ko muri gahunda yo gukora murimo. Ariko tutagiye kwibyo ngibyo, reka tugaruke kuri Bruce Melody. We ni umuntu ugerageza agakora agaciramo icyuya cye cyose pe, ariko tukamutegereza nanone igihe kinini kinganye na cya kindi yakoze. Nyamuneka nimurebe ukuntu mwakongera speed, kuko twarabivuze ko iyo muhanganye biraturyohera. Bruce Melody The Ben iyo muri guhangana muraturyohera cyane rwose. Ubwo The Ben yageraga igitaramo i Burundi, yagarutse avuga ati baranyanga ati baranyanga, igitaramo cyanjye bakirwanyije. Bruce Melody niyirukanse muri Amerika abakoranye na Shaggy, agarutse nawe ati mwabibonye, ati ni kuri abakora. Urumva hari yaba arimo guhangana kwiza, ntago ari uguhangana kuvuga ngo mwafatanye mu mashingo murarwanye, si ugutukana ngo musebanye. Iyo mpamvu tugomba kureba tukareba tukavuga ati turakora iki. Nyamuneka, hari aho nigeze kubabwira ngo murebe uburyo mwategura igitaramo nkuko icyumba cy'amategeko Riderman yagiteguye na Bulldog, kikagenda neza. Kandi twarahagiye, twarabibonye, byaraturyoheye, byaradushimishije cyane. Namwe nimwifate mutegura igitaramo, kuko ndabizi umwe nagitegura ntazatumira undi ngazi, ahubwo mwese ni mugitegure. Bruce Melody ugiremo uruhare urunuru kwijana, The Ben ugiremo uruhare urunuru kwijana, tuze tubarebe nk'abafana,
tuzaba duhari, abanyamakuru benshi bazaba bahari, abasesenguzi benshi bazaba bahari, nimwe tuzaba twaje kureba. Ureke kuva i Burundi uvuga ngo igitaramo cyawe bakirwanyije, ngo kanaka ngo niwe wabaye imbere, ngo fata ku mavuta, ngo yavuze ibi nibi. Ibyo ntabwo ari byo dukeneye, ahubwo dukeneye ngo turebe se ninde uri gukora, cyase ninde wakoze na mbere yawo. Erega ibi mvuga namwe mufite abo mwicaje, ntabwo wapfuye kuzamuka gutya, nawe ufite umuntu wicaje. Barahari bari hejuru yanyu. Ubu ngiye kukubaza nkabaza The Ben nkamubaza ati se wowe na Tom Close ninde waba waratanze undi, ninde waba waratanze undi se kugira ngo amenyekane mu gihugu cy'u Rwanda hano? Ntiyagutanze ntubizi, yaragutanze, ariko warahaje ugira ute? Uramwicaza dogiteri, yibera dogiteri, umuziki awushyira ku ruhande. Nkuko uzi ko nawe wamwicaje, nawe hari abandi ushobora gusitara gato bakaza bakagira gute bakakwicaza. Niyo mpamvu naboneragaho nkubwira ngo mutegure igitaramo, mureke guhugira mu mapublicité ya za Fimbo, abandi bari muri university, abandi mwagiye mutundi. Nimuze mutwereke icyo tubasaba nk'abanyarwanda. Indirimbo imwe tuzatibye n'imyaka 2, aba ariyo duheraho. Twisabiraga ngo mushishoze, murebe se niki twakora, ni cyangwa se mwe murabura iki kugira ngo mutugaragarize ibyishimo byacu? Murabura iki? Twabemereye ko nimukora igitaramo tuzazana agatambaro k'umutuku ka The Ben, tuzane akicyatsi ka Bruce Melody, nimushaka n'amatora tuzayakorera aho ngaho. Ako ndabizi ko hari wahita rwara umutima n'igitaramo kitari cyatangira, wowe rwose arahari, simuvuzeho, ariko mwabo babiri arimo warwara umutima akahita yigendera. Arahari, kuko naho bavuze Bruce Melody ntago ashobora kuhakandagira. Sindi buvuge gutyo, naho bavuze The Ben ntago ashobora kuhakandagira. Ariko icyo nzi cyo harimo ufite indwara y'umutima bakanze. Kuko ndamutse mbyinjiyemo cyane, usanga hari umuntu watangiye gukora amakava izindi ndirimbo, arahari, kandi ikosa rye twararimubabariye. Uko biragaragara ko iyo umwana akuze agiye kuva kwa nyina, agenda ashaka impamvu, mama ndaryama nkaryama nabi, mama naraye ku musore w'inshuti yanjye. Nuko nyine nundi agiye kuva mu muziki, bigiye gutangirira muri kava, agenda gake gake, ya dushiduke tubuza umuntu. Uraza kumbabarira, ngiye turi inshuti yanjye, ariko nta n'impamvu reka mbivuge, kuko The Ben ntabwo uri gukora ku rwego rushimishije. Biri kugaragara ko Bruce Melody yageze gute, yaragutaye. Nakubwiye ngo i Burundi ngo ikirori cyanjye bakirwanyije, ngo bohereje fata ku mavuta ngo azasenye ikirori cyanjye, ngo yatumwe nande se, ngo yatumwe na Bruce Melody. Bruce Melody arirukanse muri Amerika, agarukanye Shaggy mu Rwanda. Ese wowe ubitekereje neza urumva ibyo bintu harimo intera ndende cyane rwose. Iyo umuntu akurusha guhinga, akurusha no gusarura, wowe wahisemo kwihingira muri gym gusarura ukuboko n'agatuza, undi ahitamo guhinga muri studio ngasarura aba people ndetse n'amafaranga. Naguhaye urugero, ndakubwira ngo umwe yamamaje Fimbo, undi ari muri Kigali University. Ibyo ni ibintu bitugaragariza twebwe ko hari uwakoze cyane, hari uwahinze umurima muremure, hari uwari uteganyije gusarura cyane, uwo niwe wakoze. Inshuti zanjye, ntago ndi kuvugira ku bafana. Abafana bo bakunda umuntu barahari pe, kuko niyo turebye na za Instagram zawe turabibona, tukareba izindi mbuga zawe turabibona, ariko ntari aho tugiye kuhabara twasanga hari imibare izamuka ikarenga. Niyo mpamvu nasabye ngo niba twarabonye igitaramo cyabaye hariya, urakibuka urakiza, umwe yarahembwa undi ntiyahembwa, undi akora korabo ya Diamond, biranga biguma kwa kundi. Kigaragaza ko kiriya gihembo cyatanzwe nuko umuntu aba yarakoze. Nawe rero icyo turi kugusaba ni kimwe, gerageza ugaruke muri ya ntambara yawe
wari umenyereye guhangana na Bruce Melody wikumva ko yagutsinze, ahubwo kazi intambara uzakora igikorabo kimwe nawe. Hazaba haraje izindi nyubako zitari Kigali Universe, haraje andi amakontakiti menshi baguhamagaremo nawe umusige. Niyo mpamvu natangiye mvuga ngo niyo ntambara yanyu tubakeneyemo, kuko hari iyo mu Rwanda twebwe tuba twishimye turanezerwa, twahura n'abantu umwe yakoze undi yakoze tukajya mu muziki tukabyina tukishima, kuko buriya iyo ucitse intege uba ucitse intege, iyo ufite imbaraga uba ufite imbaraga. Niyo mpamvu gukora ntago ari uguhagarara wibonera umwanya gym ngo buri umwanya wa studio, ntabwo ushoboka. Ahubwo buri uriya mwanya wa gym wawugabanya ukongera wa studio. Ujye ubona ko iyo uhanganye n'umuntu tuvuge no mu mabox ukajya kwitinzatinza wihanagura, ugaruka bagukubita ingumi ugasinzira, uraza kumbabarira nubwo nkoresheje iyo rangaje, ariko urambabarira, ariko akariho karavugwa, akariho karavugwa kakagaragarizwa amaso y'Abanyarwanda. Si ngombwa ngo tujye twicara dutegereze ko uzakora ari uko kanaka yabanje gukora. Bisubiremo, akamakorabo barahari ariko ikindi kibazo gihari kutakorana n'abana bari hasi kandi nawe warakoresheje n'abandi. Sinzi ikibazo ufite. Okay, nta kibazo, tuzaba tureba no mu bindi biganiro by'ubutaha uko bazatubwira muri comment hasi, tuzabibagaragariza amaso y'Abanyarwanda. Ariko icyo gitaramo turagikeneye cya Bruce Melody na The Ben. Yari umuhigi wanyu nk'ibisanzwe. Ikiganiro ni The Hunter Show. Kora subscribe ndetse ukore na share, dukomeze tubane mu biganiro. Uko tuzagenda dukora tuzarushaho kumenya byinshi. Ciao ciao.